Haleluya. Akava mu myaka 80 yikubita muri 70, ava muri 70 yikubita muri 60, ava muri 60 yikubita muri 50, ava muri 50 ko bacanira cyane yikubita muri 40, bagiye gutundura ngo barebe ko Yohana yahiye. Ayiwe. Haleluya barokore. Asanga yabaye umusore w'ingoroko. Ugeze mu myaka za 35 40, basanga Yohana ni umuntu w'ingoroko. Naho Yesu wacu amashiwe. Naraje sanga umusore yararamutse zamubaza bubu yabuze hepfo no haruguru ntiyashinga urugo nk'abandi basore. Ndangije ndaza sanga ari muri iyo mibabaro. Ndangije papa Samwe ndaza mukuramo. Nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Haleluya. Haleluya. Imana yarese umugisha umukozi w'Imana dusengeye muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, wo kumva icyo Imana ivugana nawe. Abantu mwagendanye Bibiliya, reka dufate Bibiliya zacu dusome mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, hanyuma dusome mu bice 7, turahera ku murongo wa 13, dusome n'uwa 14, n'uwa 15, n'uwa 16, dusoreze ku wa 17. Ndumva ariwo murongo uhera icyo gice. Imana itugirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abahageze haranditse ngo umwe muri ba bakuru, uno murongo wa 13, umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni ba bandi bavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babimeshesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi yicaye ku ntebe izabambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo. Mwakire neza amagambo y'Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu ni bingahe? Ni kimwe? Ni bitanu? Ni 10? Yesu ni byose. Yesu ni byose. Yesu ni byose. Kugize gute? Nafashe umwanya wo kujya mu byanditswe kugira ngo menye impamvu uyu muririmbyi yavuze ko Yesu ari byose. Baroko, Yesu ni byose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Birashoboka ko uyu muririmbyi yari mu bihe byo gusenga Imana, afite ikibazo cy'inda, asanga Yesu ni byose. Amen. Kuko Yesu ntiyageze mu byo kurya ngo amuteye imbaraga. Haleluya. Amen. Ntiyageze mu byo kunywa ngo abe amazi y'isoko y'ubugingo. Yesu yageze mu bana aba umwana w'Imana. Niyageze mu bagabo aba umugabo w'abapfakazi. Niyageze mu bapapa Yesu ngo abase w'imfubyi. Haleluya. Niyageze mu biti ngo abe igiti cy'inganzamarumbu. Niyageze mu byo batemye ngo abe igiti cyo kwa Dawidi. Yesu ashimwe. Niyageze mu nyamaswa ngo abe intare yo mu muryango wa Yuda. Yageze mu matungo ngo akaba umwana w'intama. Yesu ashimwe cyane. Niyageze mu bashumba ngo abe umushumba utagira ibihe. Niyageze mu bami ngo abe umwami w'abami. Yesu ni byose. Niyageze muri aya matara aravuga ngo nigeye hehe yo mu rututu. Niyageze mu mihanda iya kaburimbo n'iy'ibitaka aravuga ngo izi zose zazabayobya. Nigeze no kuri nyinshi ntawe uzajya kwa data nagize gute. Niyageze mu bahinzi ageze mu masambu ahita bisambu itaruka. Niyageze mu bafundi rero Yesu aravuga ngo nigemuye rikomeze imfuruka ryazwe n'abana b'abantu.
Yesu ni mwahaye amashyi Yesu wacu. Nitwa Gustave Wanyigira, ndi umuturanyi wanyu. Itorero rusengeramo umurimo w'Imana ni irya Mugonga, hano hirya mu nkambi, murabizi mwese. Ndi inshuti yanyu ya bugufi, nkunda kubasura cyane. Imana rero yashimye ko uyu munsi nongera kubasura kugira ngo tuganire ku byanditswe. Haleluya. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Iki gitabo ni igitabo cya 66 mu bitabo bigize Bibiliya. Bibiliya yashize ku bitabo 66. Iki rero nicyo gitabo cya nyuma mu bitabo bigize Bibiliya. Haleluya. Iki gitabo rero cyanditswe na Yohana. Yohana yabaye mu bigisha 12 ba Yesu Kristo. Hanyuma abigisha 12 murabizi ko bahuye n'akarengane. Hanyuma Yohana mu gihe cyo kurenganywa baramufashe ngo bamuteka mu ngunguru y'amavuta, niko Bibiliya ivuga. Haleluya. Bakora inama. Hari abantu benshi bakoze inama ariko Imana azoma. Yesu ashimwe. Bakora inama baravuga ati abandi twabishe iwe twamwishije iki, ngo bajya inama rero yo kumuteka mu ngunguru y'amavuta. Barangije bafata Yohana bamushyira mu ngunguru y'amavuta, barangije barakundikira, barangije baracana. Ariko ikibazo nta makuru bari bafite kuri Yohana. Turashima Imana y'imana makuru yacu. Haleluya barakora. Umva ibanga ku bagendana n'Imana. Hari ikintu Imana idukorera, nuko ijya yimana password y'amakuru y'ibanga barakora. Yesu ashimwe. Yohana rero yari afite ibanga agendana ariko batabizi. Imana yari yaramubwiye ati mwana wanjye nza kujya imbere ahataringaniye nzamenya inzugi z'imiringa zizaba ziri imbere yawe n'ibyuma by'ibihindizo byose nzabicunga kuri Yohana. Uko nabanye nawe n'abakubanjije niko nawe nzabana nawe. Iryo banga yarabyize. Abantu bibiriza amabanga y'Imana. Haleluya. Abibiriza y'Imana. Haleluya. Mu yandi magambo ntabwo bagiye gutwika Yohana, ahubwo bagiye gutwika Munyamasezerano, kandi ntabwo bishoboka. Nasomye Bibiliya nsanga ngo ijambo Imana yakuvuzeho iririnda ibihe n'ibihe. Bibiliya avuga ngo ijambo Imana yavuze ku muntu wayo ngo ye kugira ngo rive inyuguti n'imwe. Bibiliya avuga ngo ijuru n'isi byakurwaho, ariko ijambo Imana yavuze. Haleluya. Yohana rero batwika Munyamasezerano batabizi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yohana baramufata bamushyira mu ngunguru y'amavuta, bafata inkwi nziza zumye, barangije bacanira Umunyamasezerano, kandi ntabwo bishoboka. Imana yavuganye natwe niyo kwizerwa. Imana yavuganye natwe iraturinda, ikarinda n'isezerano yatuvuzeho. Barangije batwika Umunyamasezerano, ariko nimwumva isezerano ukuntu rijya rigenda umuntu wayo. Haleluya. Yohana ngo bamutwitse ngo ageze mu myaka ya za 80. Hanyuma rero uko bacanira benyegeza, Yohana wenda akagenda asubira mu myaka y'imwe. Haleluya. Akava mu myaka 80 yikubita muri 70, ava muri 70 yikubita muri 60, ava muri 60 yikubita muri 50, ava muri 50 uko bacanira cyane yikubita muri 40. Bagiye gutundura ngo barebe ko Yohana yahiye. Ayiwe. Haleluya barokore. Asanga yabaye umusore w'ingoroko ugeze mu myaka ya 35 40. Basanga Yohana ni umuntu w'ingoroko. Naho Yesu wacu amashyi we. Bakundu barebye wa Yohana baragasaza, babona yabaye umusore w'ingoroko. Haleluya. Hanyuma rero ngo babonye yanze gupfa, ngo bahita bigira inama yo kumuta ipatimo. Ipatimo hari ahantu hari ibintu by'ibibugu na bya Sikorupiyo n'amagini menshi yabaga ipatimo. Mu mateka y'Abaroma baravuga ngo nta muntu bajugunya ipatimo ngo aveyo, ariko bitangaza Imana itanze muri iri teraniro. Haleluya. Nubwo ahantu hose bagushize, ahantu hose bakuziritse,
Patimo. Ndakubwiza ukuri ko hari abantu bakuroze ntiwapfa, bigira n'inama yo kuraguza mu Burundi. Dore turahaturiye umupaka uri hano hakurya, ariko umva ikintu Imana igirinda ku muntu wayo. Erega n'ubundi twavutse abarozi bari. Kubaho kw'inkoko ntabwo ari impuhwe z'agace, kubaho kw'abarokore ntabwo ari impuhwe z'abarozi. Iwacu badutwita abarozi bari bariho, batubyara bari bariho, kwiga gukambakamba bari bariho, kwiga kugenda bari bariho. None turakuze tubameranye ubwanwa, na n'aka kanya turacyavuga ineza y'Imana, kandi abo barozi baracyariho. Ntabwo kubaho kw'abarokore ari impuhwe z'abarozi. Tubayeho ku mugambi w'Imana ishobora byose. Ubwoba mufite n'ubwiki. Ageze kuri icyo kirwa ngo arabanza ariyakira. Aleluya. We yakira gupfa, abyiyumvamo ijambo kuko umwami Imana azantabara riva mu byiringiro bye, nizaburuka ibigenza nimuhumure riva mu byiringiro bye. Yumva Yohana ntabwo agitekereza Imana, yumva ntabwo agitekereje kubaho, ngo ariko agiye kumva abarokore. Aleluya. Ngo yumva umuntu ahagaze inyuma ye, ngo aramubwira ati Yohana. Yohana atega amatwi, aravuga ati noneho ubanza mpfuye birangiye. Uwo muntu aramubwira ngo reka gutakaza ibyiringiro Yohana, tega amatwi mbanze nkwibwire. Uwo muntu aramubwira ngo nijya ugendera hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza. Yohana yumva zihindurije, atega amatwi. Uwo muntu aramubwira ngo nijya ufite inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo. Yohana atega amatwi. Uwo muntu aramubwira ngo nijya wari warapfuye, ariko none narazutse. Yohana atega amatwi. Uwo muntu aramubwira ati mba Yohana, nagira ngo nkubwire yuko unyizera nubwo yapfa azongera abeho. Aleluya. Aramubwira ngo umva ikintu kinzanye hano Patimo. Nimwumva ikintu kinzanye, kimvanye umugongo, kikamanura mu kabuga, kikaniza hano hepfo, kikanzamura hano isaga, nkaba ndi imbere y'iteraniro ry'abera. Ni ukubabwira yuko uwari warapfuye ubu ngubu akaba ari muzima, ntabwo ananiwe gutangaza. Aramubwira ngo mva ikinzanye Yohana. Abantu bari barakujugunye Patimo, ariko umva jyewe ikinzanye. Nubwo uri Patimo wibuke ko wahashizwe n'abantu, ariko jyewe andikira amatorero yose yo muri Aziya uyamenyesha ubu butumwa nguhaye. Mfite gahunda yo kukuvana Patimo nkagusubiza muri Aziya, ugahura na babandi bari barakujugunyeyo, ufite ibitabo byawe mu ntoki, ugenda ubifite gutya, ubareba utikoraho, ubabwira ati kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma mu maso yanjye hakomera, namara gukomera hakabamo urutare. Aramubwira niyo gahunda mfite Yohana, kandi icyo nkubwira cyose ucyandike. Yohana ati noneho shubijwemo ibyiringiro. Menye neza ko naho igiti cyatemwa kizongera kigashibuka. Menye neza ko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Ijambo Dawidi yanditse ryaravugaga ngo ntabwo nzasiga uwo nasize. Ijambo Yesaya yanditse ryaravugaga ngo ugushikamijeho umutima uzamurindamo amahoro masa kuko akwiringiye. Ibyo byose Yohana arabyibuka, aravuga ati ubu noneho ngiye kwandika ibyo wavuganye. Hari abantu muri iri teraniro bavuganye n'Imana ngo batere haleluya. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sinabona icyo yavuze gihera. Ibyo binera gutegereza nkomeye, ko nibyo ntabona nzabibona.
imvugo yiwe nihane tegereza umunsi n'isaha niba ari data wabivuze bizoshika umugabo Yesu n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana umugabo Yesu n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugana. Haleluya. Amen. Ibihamya birahari. Ibihamya birahari. Byuka ni data wabivuze. Yego. Ni data wabivuze. Yego. Bwira mugenzi wawe ngo bizashika. Mubwire ngo bizashika. Bizasohora. Yivugana natwe niyo kwizerwa. Mukubara barayanditse mu bice 33 baravuga ngo ibavana muri Egiputa ngo nibajyana ifite amaboko akomeye nk'ay'imbogo. Haleluya. Amen. Yohana rero ubwo yari yibutse yuko ari data wavuganye nawe, amaze kwibuka ko ibyo yavuganye nawe byose bizashika, aravuga ati ubu ngiye kwandika ibyo wavuganye nanjye. Ubwo yandikaga rero muze gufata Bibiliya musome mu bice 3 ngo yandikira paruwasi y'Isarudi, paruwasi ya hehe? Arayibwira ngo ufite imyuka 7 y'Imana akagendera hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza, aravugana nawe aya magambo ati nzi imirimo yawe, nzi imbaraga zawe, nzi umuhate wawe, nzi nuko nibwira yuko uriho ariko warapfuye kera. Aravuga bityo rero mbona nta mirimo itunganye wakoze imbere y'Imana yanjye. Arabandika ku bisigaye kugira ngo nazaza akora igitereko cy'itabaza hacu. Ageze ku murongo wa 4 yandika amagambo meza muri ibyo bice 3. Aravuga ngo icyo akoze ngo ufite amazina make ngo y'Abisarudi ngo batanduje imyenda yabo. Aravuga ngo abo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiye. Haleluya. Amen. Iryo jambo muraryumvise ra? Iryo jambo ntabwo muryumvise nuko. Ku murongo wa 4 haranditse n'icyakora niyo bavuga ko nta barokore bakiriho haracyarimo amazina make. Nubwo bavuga ko abarokore b'inzoga haracyarimo amazina make. Nubwo abarokore basambana haracyarimo amazina make. Nubwo abahanuzi bavangirwa haracyarimo amazina make. Nubwo abavugabutumwa babivamo bagakurikiramo icyakoze haracyarimo amazina make. Mu banyamasengesho, mu baririmbyi, mu badiyakoni, mu biringinzi haracyarimo amazina make y'abantu batanduje imyenda yabo. Aravuga abo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiye. Haleluya. Amen. Hari ijambo rikomeye Yesu yavuganye n'Umusamariya. Yaravuze ngo hari abantu basenga Imana bazi. Haleluya. Amen. Ngariko hari n'abandi basenga Imana batazi. Aravuga ngo ab'Ubuyuda basenga Imana bazi, ngariko ab'Isamariya basenga Imana batazi. Mu magambo yavuze yaravuze ngo ubwo abantu bazaba batagisengera Isamariya, batagisengera Ubuyuda, aravuga ngo data wo mu ijuru ngazaba gishaka abantu bamusenga. Nahise naguka mu bitekerezo ndibaza ati nimba Isamariya hafunze, Ubuyuda bakaba bafunze, kuki data agishaka abantu bamusenga? Ugeze ikibazo si ikibazo ko bafunze Isamariya bagafunga Ubuyuda, za Kanyarira ya misozi bakayifunga, i Kigali baragisha barafunze, Butare yose barafunga, barazana hano muri Gisagara barafunze, insengero zose begetseho, rwose badushize muri guma mu rugo, nta muntu n'umwe ugitambatamba mu muhanda.
ariko kuki data gihamagara avuga ngo abanjye nkeneye yuko basenga? Kuki data gihamagara avuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe? Kuki data azi yuko hose hafunze ariko na n'ubu akaba agihamagara agikeneye abantu bamusenga? Umva abo data ashaka ko bamusenga muri ibi bihe bigoye. Abo data ashaka ko bamusenga ngo ni abazajya bamusenga mu kuri, ngo barangiza bakamusenga no mu mwuka. Aravanga abo nibo data akeneye yuko bamusenga. Hepfo avuga ijambo ryiza, aravuga ngo Imana ni umwuka. Bwira mugenzi wawe Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. Nimba uba mu mubiri ntabwo Imana uzayibona, kuko Imana ni umwuka. Niyo mpamvu abayisenga ni abayisengera mu kuri, bakayisengera no mu mwuka. Abo ngabo nibo bana b'Imana. Imana rero ikeneye abantu bayisenga mu kuri, bakayisenga mu mwuka. Ikeneye abakobwa bazamuka mu kuri bagasenga Imana, bakibonanira nayo. Ikeneye abasore bazamuka mu mwuka, bakicakiranira nayo, bakivuganira. Ikeneye abakecuru bazamura igipimo cy'amavuta, igihe cyo kudomeka cyagera barangiza bakadomeka, bakivuganira nayo. Imana ntabwo ikeneye abantu batuma bahangiza. Ntabwo Imana igikeneye abahangizi barokora. Ntabwo Imana ikeneye abahangizi. Byabindi kubanga unyumvira uko ivuze, ibyo ntibihari. Imana kubanga unjyanira n'ibi ngibi, ibyo ngibyo ntibihari. Imana ikeneye umuntu wigereyeyo, akivuganira nayo, bakibonanira, akazamuka mu kuri, akazamuka mu mwuka. Abo nibo Imana ikeneye yuko bagira gute? Bayisenga. Kandi nagira ngo mbabwire iki kintu. Ijambo gusenga Imana bisobanuye gupfa. Mwari mubizi? Ijambo gusenga Imana bisobanuye gupfa. Gusenga ni ugupfa. Umuririmbyi aravuga ntabwo nzibagirwa igihe nakizwaga, ngo ubwo Yesu yinjiraga muri jyewe. Iyo ndirimbo mwese ntimuyizi. Buri igihe wazaga gukizwa uturutse muri uriya muryango, Pawulo yandikiye Timoteyo guki? Yaramubwiye ngo mwana wanjye Timoteyo, ntuzirengagize Imana ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe, ubwo warambikwaga ibiganza by'abakuru. Burya cyagiye wapfukamaga hano, bariya batambyi baje kukuramburaho ibiganza. Kiriya gihe wari utangiye urugendo rwo gupfa, ubwo igihe wigaga inyigisho z'umubatizo rwari urugendo rwo gupfana na Kristo, warangiza ukazukana nawe. Kiriya ni igihamya rero cy'uko upfana na Kristo kandi uzukanye nawe. Pawulo abivuze neza, aravuga ngo ni ukugahita uhinduka icyaremwe gishya. Buriya umaze gupfa ugapfana na Kristo, warangiza ukazukana nawe, uhita uhinduka icyaremwe gishya. Ibya kera biba birangiye, ntabwo biba bikiri. Ijambo gusenga Imana bisobanuye. Kandi umuntu utifuza gupfa, uwo ntiyifuze no kuba, kuko isi nini ikwica itarisha. Umunyarwanda we yabavuze neza, arabandi kubaga nta kintu, ngo nitaragukaraba, ngo ibitaragushakira ibintu. Undi we yitegereje aravuga kandi nukubitira mu kera bawe ngo ni muri iyi si. Aravuga ngo tuyirenze iki? Umuntu rero utifuza gupfa ntiyifuze no kuba, kuko isi nini ikwica itarisha. Haleluya barokore. Amen. Kandi nagira ngo mbabwire yuko gupfa ni inyungu ku mukristo wese ujya mu ijuru. Gupfa ni ikintu. Gupfa ni inyungu ku mukristo wese ujya hehe? Gupfa ni inyungu. Ntabwo mbifurije gupfa kuko n'ubundi ndabizi muzapfa. Ariko umuririmbyi wa 82 yaravuze ngo hahirwa uzapfa apfiriye muri Yesu. Pawulo yandikira Abatesalonike mu bice 3:14 aravuga ngo nuko bene data bakundwa, sinshaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutamera n'abandi badafite ibyiringiro. Hepfo aranditse ngo umwami Yesu azahagarara ku bicu hamwe n'ijwi rya marayika n'impanda ikomeye y'Imana. Aravuga ngo niko abapfiriye muri Yesu bazabanza bazuke, basanganire umwami wabo mu bicu. Abazaba bakiriho muzahindurwa bashya, musanganire umwami wabo. Hepfo aravuga ngo tuzabana nawe iteka ryose. Umurongo wa nyuma aravuga ngo mubwirane mu magambo kugira ngo mumaranishe imibabaro iteka.
hanyuma nimupfa muzapfire muri Kristo kugira ngo muzasukire muri we. Haleluya. Inzara yigeze gusura Dawidi, urupfu ruza kwishe, iramusura iramusubiza ku mubiri. Dawidi ati ni karibu, afunguye umuryango abona n'inzara yamugendereye, arayibwira ngo ni karibu, arangije arayicaza. Mwumve n'ukuntu inzara itagira isoni, igereka akaguru ku kandi, irangije aramubwira ati ni karibu rero, uyu munsi naje. Dawidi ati ni karibu, arayibwira ati reka mbanze nkuganirize wa nzara we rero. Arayibwira ati ubu jyewe Dawidi mbona nari umusore, ariko ubu none ndashaje, ngo ariko reka nkubwire wa nzara we, ntabwo nigeze mbona umukiranutsi w'Imana wishwe n'inzara ngo urubyaro rwe rusabirize. Inzara yumvise ayibwiye ayo magambo, iravuga ati kabisa ko kuranyemeje, sanze warasomye ibyanditswe. Imurya igihe gitoya, irangije iragenda ibwira uwayitumye ati wa muntu wanyoherejeho, sanze n'ubundi adashaka kubaho, uwayitumye bayohereje urupfu. Narwo ruraza rurakomanga, Dawidi afunguye abona ni urupfu, narwo ruhereza karibu, rurangije ruricara, ruramubwira ati rero mperuka kumva warasezereye inzara, none uyu munsi ni njyewe nawe. Dawidi ati ni karibu iwanjye, ariko reka mbanze nkuganirize nk'uko naganirije mugenzi wawe. Ararubwira ati umva warupfuye, ntabwo nzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo mbwire abantu imirimo n'ibitangaza umwami wanjye yagize gute, yakoze. Hari impamvu turama, ntabwo ari ugupfa kurama. Papa Samu, ntabwo ari ugupfa kurama, hari impamvu turama. Haleluya. Urupfu rurangije narwo rurigendera. Ariko reka mbabwire barokore, mujye mugira ibintu byitwa ibikuta. Siko numvise mubyita, mujye mugira ibikuta, muzajya musubiza intumwa za Satani. Kubera yuko reka mbibiri ibanga, Satani ntabwo yirukanwa n'amasengesho. Ibyo mwari mubizi? Satani ntabwo yirukanwa n'amasengesho wasenze. Satani ntabwo ari dayimoni. Dayimoni niyo wegera umuntu uri mu bihe ibibona ari nk'umuriro ugurumana, ntabwo yamwegera. Ariko uko ugenda uba mu bihe byiza byo gusenga, ahubwo Satani niyo arushaho kukwegera. Satani rero ntabwo yirukanwa n'amasengesho wasenze, nta nubwo yirukanwa n'amajoro warara. Satani yirukanwa n'ikintu bita ijambo. Haleluya. Amen. Bibiliya irambwira ngo Yesu amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, arangije ibihe byiza byo gusenga. Satani arangije aramwegera. Ntiyari umwana w'Imana se? Ntiyari umwana w'Imana baroko? Iminsi 40 atarya si myinshi se? Amajoro 40 si menshi se? None se mugira ngo Yesu yakangishije Satani ngo dore maze iminsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa? Ntabwo ibyo ari byo yamukangishije, kuko ibyo ntabwo bikanga Satani. Nagira ngo mbabwize ukuri ko n'ikuzimu biyiriza. Mwari mubizi? Mupanga amasengesho y'iminsi, nabo bagapanga y'iminsi. Kwigeze gufata ibihe byiza byo gusenga, Imana iratubwira ngo nimushyiremo umwete, itumye umukozi wayo abanga amasengesho mutangiye. Ikuzimu nabo batangiye ayandi, kandi muzahasoreza rimwe. Imana iratubwira ngo mube maso rero. Ingabo za Satani nazo zizikwiriza icyari, kuko nazo iyo ziri ku kazi zikorana umwete. Niyo mpamvu iyo mwagaze imbere y'Imana ntimukazane intege nkeya mu nzu y'Imana, kuko amasengesho y'intege nkeya atunga abantu bita abamedi n'abaperesi. Ayo masengesho ntabwo ajya azamuka ngo agere mu ijuru. Ahubwo ndimo ndashaka kumenya impamvu abantu bavuze ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Nyamara igihe narasuzumye nsanga ribaho rwose, ribaho. Kuko isengesho ry'intege nkeya ntabwo rijya rizamuka ngo rigere mu ijuru, ritunga abamedi n'abaperesi. Nimba mutabazi n'ingaruka nzabasobanurira abamedi n'abaperesi icyo ari cyo.
ntabwo amasengesho ajya azamuka ngo agere mu ijuru. Ni ibyo kurya by'Abamedi n'Abaperesi. Nimuza mu nzu y'Imana rero, ikuzimu baba barimo babirakuye, namwe mujye muza imbere y'Imana, ibintu byose by'intege nkeya mwabisize hariya hanze. Sibyo barokore? Hanyuma Satani asanga Yesu, aramubwira ngo mwigishe, nzi neza yuko handitswe. Satani nawe azi ibyanditswe Papa Samuel. Nzi neza yuko handitswe ngo nusimbuka abamarayika bazakuramira, ntabwo uzakubita amavi yawe hasi. None nuzamuka hari ugasimbuka kuri kariya gasongero k'urusengero, ndakubwiza ukuri yuko buriya bwami bwose ni njye wabugabanya, ndahita mbuguhereza. Yesu se yaramubwiye ngo hoya dore maze iminsi 40 senga? Yaramubwiye ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Satani ntiyanyurwa, aramubwira ngo dore urashonje, ufata amabuye ukayahindura umugati ukaba wanarya. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana. Mugire rero ibikuta byo gusubiza intumwa zanjye za Satani. Dawidi rero yirwanaho kuko yari azi ibyanditswe. Musome ibyanditswe, ntabwo Bibiliya ari izo kugendana gusa ngo nimugera mu rugo muzibike, muzongere kuzibumbura mugeze mu rusengero. Nimutunge ibyanditswe muri mwebwe kugira ngo mubone icyo muzatsindisha umwanzi wawe. Haleluya. Amen. Dawidi inzara biramusuye n'urupfu ruramusuye, agira amahirwe yo kuba muri we yaribitsemo ibyanditswe. Mwibikemo ibyanditswe mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Nimugira ngo rero atatiriye amagambo twasomye mu byahishuriwe Yohana mu bice 7, twahereye ku murongo wa 13. Hatubwiye ngo bariya ni bande kandi bavuye hehe? Ni marayika wabazaga Yohana. Yohana aramubwira ngo mwami wanjye, ntabwo mbizi ahubwo ni wowe ubizi. Aramubwira ngo bariya ni babandi. Haleluya. Amen. Haleluya barokore. Amen. Bariya ni babandi bavuye muri urya mubabaro mwinshi. Haleluya. Amen. Bakomeje kumesa, bamesa ibishura byabo, babibeshesha amaraso y'umwana w'intama. Ngo kandi ngo umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami ngazabaragira ngo amazi y'isoko y'ubugingo. Ngo kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, abo ntibazicwa n'inzara ukundi. Haleluya barokore. Amen. Imana yo mu ijuru izabarambura ihema ryayo. Umva rero abavuye muri irya mibabaro. Haleluya. Amen. Yaravuze ngo jyewe naraje sanga umubyeyi yapfakaye akiri mutoya, sanga ari muri iyo mibabaro, ndangije mukuramo, ndavuga ngo baho. Ndaza sanga umukecuru yarwaye za rubagimpande, kwa muganga baramusezereye, nta byiringiro byo kuba afite, ntiyakora n'ubuyede kugira ngo abeho, ariko ndangije jyewe ndaza. Haleluya. Amen. Mukuramo muri urya mubabaro, ndamubwira ngo baho. Naraje sanga umusore yarateramutse za mvugo z'abubu, yabuze hepfo no haruguru, ntiyashinga urugo nk'abandi basore. Ndangije ndaza sanga ari muri iyo mibabaro, ndangije Papa Samuel ndaza mukuramo muri irya mibabaro, ndamubwira ngo baho. Umva impamvu rero yabakuye muri iyo mibabaro. Yasanze mu mibabaro yabo barakomeje kumesa. Haleluya. Kuko igihe yari yarapfakaye ntabwo yigeze yifuza umugabo w'abandi, ahubwo yakomeje gufura, afura ibishura byiwe, abimeshesha amaraso y'umwana w'intama. Igihe wa mubyeyi yari yabuze uko abigenza, ntabwo yigeze ajya kwiba igihe yari aburaye, ahubwo yaritoje muri iyo mibabaro yiwe, akomeza kumesa, amesa ibishura byiwe, abimeshesha amaraso y'umwana w'intama. Aravuga ngo abo ngabo rero ntubamenyere,
nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiye. Bwira mugenzi wawe ngo mu mubabaro niwitoze kumesa. Mu mibabaro yanyu niwitoze kumesa. Narimbuze ngo mubwire ngo mu mibabaro yanyu mwitoze kumesa. Mwitoze kumesa. Kandi umuntu uri mu mesa hari ibintu ajya atandukana nabyo. Umuntu urimo kumesa se kugira ngo yabwira umwana we ngo ni intumwa, ntabwo bishoboka. Umuntu witoza kumesa ntabwo yabwira umugabo we ngo nikigerageza Imana yahaye, ntabwo bishoboka. Aravuga rero ngo abo ni babandi baciye muri irya mibabaro myinshi, bakomeje gufura, bafura ibishura byabo, ariko babimeshesha amaraso y'umwana w'intama. Ngo niyo mpamvu umwana w'intama wicaye hagati y'intebe y'ubwami ngo azabuhira amazi y'isoko y'ubugingo. Baba baburaye bakavuga ngo tuzarya mu izina rya Yesu, baba babuze minerivare bakavuga ngo tuzimuka mu isi, tuzagenda mu ijuru. Yaba yaje kugutakira abona yuko nta kuntu byagenze, akamubwira ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana kandi uko tuzamera ntabwo kurerekanwa, ariko icyo tuzi neza ni uko Yesu yerekanwa tuzasa nawe. Haleluya, amen. Narimbazaniye ijambo rivuga ngo mu bigeragezo byacu, mu bibazo byacu, nitwitoze kumesa, twitoze gufura. Haleluya, amen. Hari ibintu byanduje imyenda yacu. Hari iyerekwa ryaje ryerekanye ko hari abantu banduje imyenda yabo mu bihe bya korona yatambutse no mu bihe by'ubu ngubu. Abantu benshi banduje imyenda yabo, ariko iki ni igihe cyo kumesa. Nakire neza amagambo y'Imana. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Tugiye mu mwanya wo gufura, tugiye mu mwanya wo kumesa imyambaro yacu twanduje mu minsi yatambutse. Hari ibintu byanduje imyenda yawe, uhereye ku magambo wavuze, uhereye uko wagendanye na bagenzi bawe, uhereye uko ugenda muri korali, uko ugenda mu banyamasengesho, uko wagenze muri iki gihe cya Covid. Hari ibintu byinshi byatumye wanduza imyenda yawe, ariko iki ni igihe cyo gufura. Ndagira ngo mbwire abantu biyumvamo yuko bakwiriye kumesa imyenda yabo, bahaguruke dusenge. Abantu biyumvamo yuko bakwiriye gufura, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Aya niyo mahirwe yo kumesa, kongera kumesa ibishura byabo. Bibiliya ivuze iki? Iravuga ngo abo ngabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Umurongo wa 5 w'icyo gice cya 3 haranditse ngo unesha niwe uzambika imyenda yera, kandi sinzasiba na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Umurongo wa 6 haravuze ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira iki. Reka twakire umuyobozi w'itorero, umubyeyi wacu, aze asabire imbabazi aba bantu bereye gufura kuko babonye ko hari ibyanduje imyenda yabo. Karibu rero no gusenga Imana, usengere aba bantu bemeye uyu munsi yuko bagize intege nke bakaba banduje imyenda yabo, ariko uyu munsi bakaba bakeneye gufura. Karibu no gusenga Imana. Mana turagushimiye, ushimiye kugerageza kwawe, tuje gutanza umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi wo kwiyunga nawe. Mana nyir'ingabo, abantu bawe barisuzumye basanga imyambaro yaranduye. Amen. Haleluya, amen. Mana ibahereze umugisha, mwakoze kwishyigikira. Hanyuma reka soze bahereza ijambo ryanditse ku Balewi ibice 22 umurongo wa 9. Handitse ijambo rivuga ngo nicyo gituma bakwiye kwitondera umurimo Imana ibarindishije kugira ngo batawonona ukabaviramo icyaha cyabicisha kuko bawona. Bivuze ngo kuba uri umuririmbyi, kuba uri umunyamasengesho, kuba uri umudiyakoni,
ni umurimo Imana ikurindishije. Haleluya. Imana rero idusabye kutawonona kuko watuviramo n'icyaha cyakwicishije. Naho Imana itakwica aka kanya, ariko ibyahishije Yohana haranditse amagambo avuga ko hari n'abantu burya bagenda ariko barapfuye kera. Hanyuma rero mwitondere umurimo Imana ibarindishije. Amahoro y'Imana abane nawe. Turagushimiye Abisirayeli, uri umukozi w'umuhanga.